niyo mwebwe nsengera kansini ariko ise ngo n'ibintu byashobokera mbasha kubona ngo ngira ngo najya senge hanyuma uyu munsi amasaha yadufasha ejo tuzasenga sibyo hanyuma ejo tuzabwira isano y'umwana n'umubyeyi nayo ni kuvuga ku mubyeyi w'ababyeyi n'Imana kuba ejo tuzavuga ku isano iri hagati y'umwana n'umubyeyi hagati ikintu kibakonekita hari abantu igihe higeze kuba muri Isirayeli imitima y'abana n'iy'ababyeyi iratandukanye abantu babayeho babiri bakomeye muri bibiliya ni imihamagaro wa Eliya n'umuhamagaro wa Yohana ubatiza ngo yaje kongera guhuza imitima y'abana n'ababyeyi. Iyo imitima y'abana n'ababyeyi yatandukanye igihugu kijya mu kaga, amapfa aratera, inzara iratera. Ababyeyi babyara ujye gusenga abana bari bazamwe bakuru ko iyo abana bakwanze umugisha si ngombwa ngo bavume iyo abana bakwanze umugisha barawukunda. Umwana akunda umubyeyi wawe, uzakunda umubyeyi wawe Imana iguhaye umubiri ari umukene ukunda, ari umukene ukunda, nashaka azabe n'umunyangeso mbi uzamukunde kuko ni umubyeyi wawe. Yesu nashimwe. Haleluya. Uzi ikibazo gihari muri iki gihe, uzuhuye n'umuntu w'umupasitoro uriho ufite urubanza rwa papa cyangwa se ikibazo n'ababyeyi yarabatorotse yarabacitse arakuzerereza muri iki Kigali, urazerera mu mwuka ukazajya umuva imbere nta kintu kimufite, muhura ukennye ukazatandukana n'abarakennye ku butaka kubera aragutegekera umugisha wo kuwira nawe ntabafite. Inzira z'umugisha ni zingana, n'Imana n'umubyeyi. None afite urubanza umubyeyi umubyara umugisha no mu mwuka ntabwo abenshi ntibajya n'abapasitoro barihera twavuga arihera muri mugoroba bakavuga ngo ntagusukaho ejo bitora akaza kutusengera hagati mu munyoro umwicaye imbere bamwicaye imbere arakwicaye ibi muri bona. Yesu nashimwe. Haleluya. None se azamushumba washumbe nawe iyo mwaje muri umushumba akubwira ko utije ibyangombwa rimwe rimwe atazi atekereza naho yewe ni runaka ni pastor wanjye kuko icyangombwa ni byaka pastor yaguhaye kabari ngirete ko ntabwo umubyeyi wese umubyeyi umushumba arashumba. Yesu nashimwe. Haleluya. Okay, wera tugire gutaha turasengaho gakeya kamaye iminota nk'itatu, ibibazo bitatu byonyine cyangwa iyo mubibaza bisubiza gutaha ko nabizi kuri inyigisho ko ari ibibazo byinshi arimo mwibaza mu byinshi. Icyambere yende gifite nzanira mu Qur'an n'abana bafite ibibazo turebe kuzamura mu mutego ubone mutambaza namenya ko mutumvise ubundi icyo kubera gusoma ryumvikanye n'uko abanyeshuri babaza umwanya iyo batumvishije ntabwo babaza nzongera dusubire. Ibintu byose bigeze neza cyo hari umuntu w'umuvandimwe wagiye afasha aba babyeyi n'abatumira mu bukwe bwa Leta. Iki kintu kiri none se ubu uyu mwana ari mukuri cyangwa yaba ari mu kaga icyo nakwita kaga ibi bintu umwana ubwo yaba arimo kureshana n'udavuga kuko ntekereza iki kibazo kihari koko mu by'ukuri umwana ari mukuri kuko ababyeyi ntacyo bamaze abatana na mama aragiye umukecuru asigaye arabona n'abana birahari benshi ugiye guhamagara hano nk'uyu muri Kabuga wabona batari hasi y'ibihumbi. Umugore agatanga umugabo yanganye barugiye arohana nabo arabigisha arabahahira hanyuma umugabo yibereye handi runaka nabo yibereye mu buzima bwe n'ahakorera araryamo akigira mu bandi bagore akaryama. None igihe kirageze umwana w'umukobwa agiye gushyingirwa kandi akeneye papa ikibazo kiravuga ngo uyu mwana azamuzana igisubizo kiravuga ngo azamuzana kubera iki azamuzana ntabwo azagiye kumwitura ibyo yamukoreye
azaba agiye kubyubahisha ari umubyeyi. Hari ibintu dukora kugira ngo dusohoze gukiranuka. Yohana yabatije Yesu, ubundi kubatiza umuntu ntibyari kubyara, kandi Yohana yarakubaye kubyara Yesu. Arangiye Yesu aramubwira, Yohana agiye kwitinya, Yesu aramubwira ngo ya bikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Biriya bikora kugira ngo dusohoze gukiranuka. Icyo Bibiliya ivuga, uzubahe so na nyoko kugira ngo uzaramire igihugu. Ntibivuze ngo uzubahe so na nyoko igihe bazaba barabereye ababyeyi beza. Oya, ni amasezerano abiri muri Bibiliya, ni amategeko abiri ariho n'amasezerano muri Bibiliya. Irya mbere ni uzubahe so na nyoko ngo kugira ngo hajemo kondisiyo uzaramire igihugu. Irya kabiri uzatanga kimwe cy'icumi n'amaturo kugira ngo uzakugurisha. Nayo ayo abiri ariho n'amakondisiyo. Ni ukuvuga ngo n'iki gihe cyo umwana muto mu by'ukuri si umushinga we gukoreye neza, urabikora kugira ngo usohoze gukiranuka. Icya kabiri urabikora kugira ngo uhishire ujye kwirembo. Ibyo twavuze ngo abantu bagana kwirembo, ntihagire umuntu ucisha n'ijisho ngo amenye ibyo wari. N'ubizi mu gakeya mureke yo kumenya byinshi byiza. Tugiye kubana ngendera ibibazo, data yaramutaha ntahaba, yataye mama abahinzi numvaga baba muri Kongo, ariko twebwe na mama nitwe twimenya. Birimo kuvuga uriya witasheje ejo nikugera mu uzakora akantu gatatu n'agatangaye, ubundi bakabaye ubuzima bute na so yarabatanga. Bizari mu gihugu azajya ahora kwita mu mutima wawe. Nubwo ngo kiriya gihe cyo kumuhamagara namwetse papa wabahe arahaba, upfa kuzi ko ari gutaha abahe arahaba. N'ijambo reka afite ingogi, papa afite abagore we, so hari umugore umwabahana ugendera ngo barabana, twe tubana na mama kumwana we tubari mu tubahe simple. Ayandi bakunda guhahira kubera yose yaradutaye yamutora, yaradutaye yaratubini ntatureba ntabareba aho arakureba. Icyo gihe akurikiraho ikirere. Iyo wabikoze kuri uba wubahishije urugo rw'urugero rwawe, ntabwo umugabo azagusuzuma. Rwose nushaka uzakuganira ngo wenda mwana n'abanye cyangwa umaze kumenya nawe kuganiriye ibyo ari byo. Ariko n'undi nawe ufite ibyo yakuganiriye nawe kuki se witabiriye nandi musubiza ikibazo cyawe. Ni ukuvuga ngo kubikora kuriya, icya mbere wasohoje gukiranuka kose, urashya umubyeyi. Icya kabiri warinze icyungo cy'umwanzi yacamo yinshi iwanjye agasuzuma. Icya gatatu kuba inyungu z'urugo ugiye kubaka, kuko umugabo cyangwa umugore ntabwo ari kukuzenguruka akamenya iwanjye ko hateye azagusuzuma. Ibyo si rimwe si kabiri. Hari amakuru uvuga, hari n'amakuru bagombye kuba uretse kuvuga ukazaza ukamenya uko bimeze. Ese abakobwa ko muvuga cyane iby'imiryango, ko mutavuga ibyo mwakoze, kutarajya ku muhungu aje kuramya igihugu rero buriya nazamenya n'akana niyo kubwira atari kuko mfite amakuru ko wahoze ntabwo bamusanga ngo gukundana barabisize bagita izina ryiza ko nahoze numva yuko ngo uri inshuti y'akanaka toya mukuri barabeshya pe nyine yaje leta ariko ntabwo nigeze mukunda. Ibyo ko mumenya kwinshi kuki mutwikura imiryango yanyu leta hanze. Nushaka reka mbabwize uyu munsi abantu bafite ibibazo, ibigo byo mu bushaka byabonetse, uragenda ukabwira umuntu uko mbona hano ku isi ngenda jyenyine, mbaho jyenyine, ndimenya nigize ubuzima bwanjye jyenyine, nawe agufata nk'utwaraguye ku muhanda wenyine. Iyo yagejeje mu rugo ni kumenya neza agaciro aguha iyo agukuye ku muhanda. Bakwita bati arande gahise nikabavuga urabona nasomanye basanga neza wamubwiye ko ugenda wenyine ku isi nyine, nawe agufata nk'ugenda wenyine. Ni ubundi iyo ushatse uragenda hari ababikora, umuntu akagenda akakubwira akagenda akajya ku muntu w'umuvandimwe cyangwa inshuti y'iwabo akagenda akababwira ababyeyi bawe, ariko ntabwo babwira ko ari ababyeyi umunsi umwe. Nibyo nahoze mbabwira kare, uzashaka umubare w'inshuti y'iwanyu azakuye mu gihe n'ejo ntabwo uzajya kwihuta bakubwira bariya ni data ugenda n'imana hariya n'iwawe ubabwire igihe cyo uzaza mu gukosha. None igihe tugezweho n'abakobwa basigaye bikura akaza kubwira ngo kandi n'inkwano barazimpaye narazikoresheje
warikoje n'inkono waraziye kandi kugira ngo abantu baguherekeze bajya kubera icyo wiga n'inda ishwanyaguza numara kwishwanyaguza kuri ntugerayo azagushwanyaguza birenze ariko numubwira uti dore kwa dije iriya ni data n'umwana ufite papa ariko data ari inshuti ye yaramusigiye tuba data azagutinyira dije bamubwiye ko ari papa wawe azavuga ati uyu ni umwana agiye kuriya dije n'isi azamutinyira ariko rumara kubereka yuko wowe yewe buriya na papa ntacyo yavuga na mama ntacyo yavuga yewe ni jyewe cool arakugeza muri agatoki none nanjye ko ntacyo azavuga akubwira ariko wazamuka cyangwa ngo naso navuga ngo nanjye ko ntabwo atereka nzemere ariko ntabwo nawe umuneko akaba yagutereyeho hari ibyo dukora kugira ngo tukavaringe bene ibyo ngibyo atari ko twitura ineza abatuye ariko tubirinda bene ibyo twikavaringa maze n'umugisha afite ba papa babiri mama we ayiganye na se bamuteye amaze kumutera inda ntiyamushaka ajya gushaka ubundi yihakana n'umwana we uwo mubyeyi nawe rero ashaka undi mugabo ahageze ntiyabyara asanga umugabo atandukanye n'undi mugore agasigara papa we nawe ajya gushaka undi mugabo ageze muri uru rugo uwo mwana afite ibibazo abo bana baramwana kuko nyiraje asanga ajya mu mutungo wawe nta n'ubana zibonetse ageze kwa se isarama ati sinabwira ngo nkamushaka angana ageze kwa nyina nyinamurira isa w'utaramubyara waramwigisha arimukuru ariko abana be baramwana ubu mwana ageze kamere yaramubwira ati papa umbyara yazi kumufasha aramubwira ariko utambyara arafasha ntabwo kwemera ko ari yagiye amaze kugera muri kaminuza isaramira ati ndemera ko ariko sinshaka kuba mu rugo kiroroshye cyane ni ukuvuga ngo niba uwamubyaye atangiye kumwemera none hari abiri kuva yarigeza kwinjira mu kanwa ke akamubwira ngo sinzi n'umwana wawe uwo munsi wamwemeye we papa iyo atagira umwemera yakabayeho imfubyi imana ikabakobwa noneho ahanganye n'ababana batamushaka abantu arabashaka iki dufate urugero niba ngiye yewe nkabyara umwana narangira ngo abana be twite nyoko arambwira ngo ijye wagutinde ariko simbyemere hanyuma uyu mukobwa n'ubwo wari ufite uyu mwana akaza guhura na pasiteri baramushaka pasiteri baramushaka ati ngewe ndakwemera uri umwana wanjye akamukorera nk'ibyo umubyeyi akorera umwana mu bushobozi afite bwinshi cyangwa bukeya icya mbere kirimo ni umutima wamwakiriye akamwita umwana uyu ni we mubyeyi noneho abana b'umugabo barabiruka abana n'abihore uyu munsi wenda ariko abakeneye kuba badafitara namara n'ubundi we azasigare na papa we abana bihore iyo ka arahwiriye abo bamubyaye nyina nyina isi wamubyaye yari yashatse ubwo yabyaye umukobwa yashatse umugore murumuna we araza n'aba amutera amaze kumutera bashwana na mukuru murumuna we aragiye noneho ageze ahandi ahita ashaka ariko waba wundi n'uko ari wamutera nawe umwana n'ababyeyi n'uwateye ntamwemera ariko nawe umukobwa ukora ubukwe wa wundi wamureze wabaye se yego n'igihe bibarira murebe ndamwemera nawe twarabivuganye ariko kubwo impamvu z'umutekano w'aho ngaho wenda kumurinda ko wamugirira nabi ubona ko yenda kwirukana ukagenda nkazagusana nawe ujya gucumbika iyo ukagenda nkasaba umuntu nkazamubwira gucumbikira imana baramwirukanye tukabana ubizi ko ari uwanyu none se abapadiri babyara wari wabona padiri azavuga ngo ufite abana ahangaha uwo mwana rero abana b'uwo mugabo barifashe baramubwira ati abana ntabariki abana nta kibazo niba afite se umwemera uwo ni se ubu none abafata isano y'ubundi niba koko se atamwemera uwamwemereye papa we urugero barakuha nanjye ryewe wambwira utari data ukabibwira utari data undi muntu niyo yaba ari umugaragu wacu akambwira ati ngiye papa wawe wayoboka data uherekeje
kandi n'Imana yakubwira ngo uko wanyakiriye uwo mubyeyi. nanjye mfite umukobwa nzi tuvugana ni minisitiri yabyawe n'umugabo amaze kumubyara kera hateye inzara cyane bajya guhahira muri Kongo noneho umugabo agiye guhaha bavuga ko yari umukire acyuhinjira urugo rwa wabo amutera noneho bavuye guhaha asanga aratwika abakera bari bashyiranaga hanze nk'ab'iki babijyamo aravuga ati nta kibazo umwana navuka tuzamuka wa mukobwa yaravuze akimara kuvuka aramwanga waba uramuteye wa mupapa aravuga ati gize amahirwe se narabyaye n'abakobwa Imana imaramugisha aramurera arakura aramwigisha amashuri ariko ubu tuvugana na minisitiri w'intebe none ejo bundi wa mugabo ise umubyara yahuye n'ikibazo cy'ubukene n'uburwayi bukomeye arangije yibuka ko yabyaye kandi wa mwana yabyaye afite ubushobozi bwo kuba yamukiza aratega kugira ngo azi Kigali bakirana n'umugabo amusangayo ahageze asanga umukobwa avuye no mu kazi abana baravuga ati tugushaka ariko ni umusaza yinjiye muri salo asanga ni wa mugabo aramubaza ati uje kureba iki none se ntazi ko uri umwana wawe ndatese kuva ryari aramusubiriramo uko byagenze umwana we ndabizi kuri papa wambyara ariko se kugeza ubu uraje ngo ngumarire iki wamara aramubwira ati nta tushi nta kibazo kera bigana kubaho ntabyo wamara unyita ko n'umwana wawe kuko maye minisitiri isigaye nzi kwishakira umugati nkamenya kwishakira buri kimwe cyose yaramubwira ati fata iki tutahe ntugire n'umuntu uzongera kubwirwa kuko kubyara ise ntiyabyara ageze cyangwa ugafite inteko y'abaturage arabivuga abivuze wa mwana kugeza ubu afata wa wundi wamureze neza buri kimwe cyose akakimumenyera urabona uko ikigo giteye yasabye ikivomo hagati bashyiramo amafi yo korora no kurera wa musaza wamureze none niba uriya mukobwa umubyeyi n'ibiki ariko kubyara ibiguri kubyeyi none se binuza abantu twita ababikira bitwa abamarayika murinzi hano no mu Rwanda ntibahari abarezi b'abandi babitaga abamarayika murinzi bararinze baragenda bareba batabyara umuntu abyara umwana akamujugunya ku muhanda umugira neza akamutora akamukorera none uyu wabyaye akamujugunya n'uyu wamutora ngo yakamurera umubyeyi we n'ubu niba uriya yakoze ikosa ryane ryo kwinjira mu rugo rwa mugenzi we agiye bateye imbere araje baramubajije ibyo kwiriye imfura aramwemerera yirukanye umugore ntiyirukanye umwana undi ararangira avuga ati ngwino utware umwana wawe nta mwana ushaka nta mwana ufite iwawe undi aramureze umwana akabanyuze umubyeyi we ni uri utaramwihakanye wamwakiriye ataranamubyaye akamurera akamwigisha akamugeza abageze uriya we mubyeyi igihe harimo kwihakana ariko ngo oye n'umwana isano yawe nawe aba yarekaze usigara hariya mukeye urafatwa nani hari ukwemera aramufata nihatagira ukwemera Imana iramufata ikintu nabonye gitangaje bene abo bana barakomeye nta kirwara kibaho okay isigaye ibibazo nka bibiri turataha mikoro iri he uri sigara aho ngaho nimba ntabwo nari meze mama akaza kundeba bigeze aho mama aravuga ati ntabwo mugemurira hano si mu bitaro garuka subira mu rugo nyine ndwara ubuzima bwo kurera abana n'ibirebire ntabwo nagaragaza abana rero ko bagenda bakura nawe uba yakagiye ingeso ye yaranze buriya kujya n'umwakanga ikintu umuntu akora nicyo kimwica cyangwa kikamukiza aza gukora iyo umwana mutoya hashize umwaka tutarongera kumubona numva ngo bamufunze ariko njye sinabyitaho gukurikiranira amakuru y'abantu afungiye ndaza nsanga ari muri polisi kandi akamubona mbaza ikintu bamufungiye abapolisi baramukateka tumugumwibariza bamumuhaye aranyihorera arambwira ngo yasize akarengane
buracya nsubirayo naraye muri Kigali subiyeyo noneho maze kumara arahatirika musane anyereka n'amadosiye atumiza n'uwo mwana njye n'umugore numvishe nanze abagabo kuko umwana nyine ntakanaga n'imfura ye ubwo yemera icyaha aho ngaho na se w'umwana baraje barakubita baragufite w'umwana w'umusirikare bamuhabuye nibo bafite uko bakoresha yemera icyaha anasaba imbabazi ngo sinabyitaho nabwo mbona uko mugemurira nkamugemurira Kimironko bigeze aho ngaho ndavuganira njye njyana n'abana nta wundi papa wabo nzabona bajye bamureba bakure nyine basi papa bari batangiye kujya bambaza amafaranga n'abajyana nkabibwira abacungagereza bagatuma baganira n'abana bamubaza ati papa uhari wariye agacece kakabihorera waba n'ubundi yaragize umwaka akamubwatungurira ji ngo ngiye kugireyo ni birebire kuko abantu bagenda basoma rero bakajya bavugana kuri telefoni ndabyibuka rimaze kumbwira ngo nimuhe amafaranga ndamubwira rero ni amafaranga afite ihangane ariko ninzagira aho mbona ikiraka nzakora nzayakora ngo uzajye gusambana ariko urimo amafaranga numva narabaye bivuze ko yari yagushije ibintu byose nari byasigiye ndamubwira njyewe icyo kintu n'ikimbaho nzasambana ngagurira abana ntabwo nzakora ufite nyoko uzamubwira cyangwa nta kibazo umutungo wawe ufite n'abana kandi sinzabakoresha sinabikora bibaho ngaho tukajya tuvugana baza gushyira rero igihe gereza ya Kimironko babakuramo babajyana Mageragere we yumva ngo bamujyana icyaha urumva sinabashije kuba nagerayo kubera n'ibibazo n'iki noneho akajya amuhamagara akabwira ngo none ya mafaranga yahise ashyiraho igiciro akavuga ngo ndashaka ibihumbi 50,000 se ndabikura kuko ureba n'abana hari ibyo baba badafite ibyo nakubwiye uzakora ntabwo ubizi narabakanye ibyo nzakora wenda kuko bikoze uzabikora abana urabizi nawe utazibana umugabo rero arababara arababajemo n'akadomo hahandi yanditse n'urupapuro arandega numva barampamagaye ku kagari ngo ninze guhurana n'umugabo ndabaza executive arakorana n'umugabo yaje executive arambwira ati ntabwo yaje ahubwo yohereje urupapuro ngo nanjye kuri kenshi n'uhuye n'ibibazo bigenda bikwigisha bigatuma unacana nari narazengereye ubuzima bwaranze nkora n'akazi ko mu rugo n'iki ndamubwira nawe rero executive ufite ikibazo ntabwo ndi bukwita niba uwo mugabo ataje sinzi niba yohereje umuhagarariye umbwire nzi ariko niba ntawe urabishyura ikintu namubwira biramwibwira nama kujyayo kugeza isaha rero ngiye muri byinshi umugabo yaravuze ngo nataha azanyisha na gitifu yarabimwandikira amuhamagara arabimubwira ngo ninawe kuko umugore numva akiriho kandi ntacyo abaye akaba atama amafaranga nzamwicomokera niba muri gereza cyangwa bagasanga yarapfuye abana niko bahita mu gutwi bakimufitiye impuhwe rero bakavuga ati duhe papa bamubaza papa bimeze bite uzi ko nabaye uwa mbere uzi ko nabaye wa gatanu ibyo ntabwo bindeba ndamubaza ngo ibikureba ngo n'ibyahonye abana rero babitaye mu mutwe ko naza azayica na rwa ruhinja barabimubwiye yarakuze uba bavuga ati papa ndamutse mubonye muzamukurikire mwenyine abitwa ngo ni bakuru kamwe harimo hamuka bagashirika kaza gusenga yaravuze ati papa ntabwo nshaka kumubona wowe mama ntabwo mukemera ko mubana uzibane nzaza gushaka ahantu mbari umuntu nkunga nzaza kwibera muri Kigozi icyo nabasabaga rero nagira ngo byibura uriya mubyeyi yaravuze
muzadufashe kwigishiriza abana uko bakwitwara, kuko umwana uramubwira akakubwira papa ntabonye akaba azaza aje no kukwica, urumva tuzasigana. Nibyo nababwira. umuntu tuzabishinga akurikirana abo bana, icyo tumusaba we ni kimwe, ni ukubakurikirana akamenya barimo, akabatwandikira, hanyuma akaba ari we kuri n'icyanjye yabo. Tuzabatumiza tugiye cyo guhura nabo, tubaganirize, tubasengere, kandi n'uko tumusengere Imana izamusanga muri gereza azaba yarakijije. Izo Imana izahindura umutima we, umutima w'inyamaswa Imana izamukuremo azaza ari muzima rwose. Aho ngaho ni Imana. Ku cyumweru twavuze ko tuzashaka uzakurikirana abana bafite ibibazo, bafite abapapa babihakanye, abapapa babataye, bagenda bakubwiriza ibikomere byose, hanyuma tukazabakurikirana, tugashyiraho classe yabo, kuko tuzabakurikirana, tukabigisha, tukabasengera, kandi bakazuka bafite ibibazo bikomeye mu mitima yabo, kandi bakeneye gukura ari abantu bazima bakurana ibyo bikomeye. Imana ikumugisha, kandi Uwiteka Imana rwose izuba umutima wawe, kandi uhumure. Turasenga Imana uriya papa azaza yarakijije, hanyuma ibyo avuga ko azakurikirana akakwica, Imana izakurinda, kandi igihugu gifite uburinzi bwayo. N'ubwo yasohotse uzabibera ubuyobozi wishinganisha, uzabikora mu rwego neza kandi yazajije. Hanyuma n'ubuyobozi n'abashinzwe umutekano bazakurinda umutekano, gukurikirana ubuzima bwawe. kugira ngo tubone umugisha turimo dusengera abafite ibibazo bagiranye n'ababyeyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera no kutamenya. Mufate inzira baba bafite tugasaba imbabazi, hanyuma abafite bakegera abashyirwa, nimba ari ibibazo bagiranye bagafata ikibazo bigakemuka bishimye. Hanyuma abafite rero ibikomere, abavuze mu make, abafite ibikomere bishimye, abashobora kugaragaza ku bantu ko ibikomere n'abandi benshi bamaze bafite, hanyuma bakabona kuko ntabwo barabona ibikomere bigaragara ko bikura. Niyo mpamvu abantu bafite ibibazo byinshi rero bifite akazi kenshi, kandi Imana bashobora kugira ngo bumve ibikomere by'abantu. Tuganire n'abantu tubafasha, abasigaye bambaye amasaha mureke tuzashaka umuswaro, sibyo? Tuzashaka umuswaro n'ababyeyi. Umwana yihishe umugisha ku babyeyi. Hano haretse kubera ubukwe narabutashye, bwari ubukwe bukomeye cyane. Umwana arangije kwiga, yiga no hanze akiga, agaruka nyuma aza kurambagiza umukobwa w'umushumba umwe ari muri Adeperi. Amajije kumushaka amuhisha ababyeyi, kandi ababyeyi be ni abantu bakomeye bitunze rwose, nta kibazo bafite. Yanga kubagaragaza. Igihe kiragera rero ubukwe bwabereye hano narabutashye, bwabushize. Hanyuma abantu b'abakire bagureba ko nta babyeyi afite, hari imodoka zirakubita ziruzura, nanjye nari mpageze, umuntu aransuhuza ati nawe watashye ubukwe bw'umuntu bita Korode, ati iriya mfubyi twaje gushyigikira. kandi uzikafite ubukwe. Njyewe nataye ubukwe afite ababyeyi bose. Ibi kibazo mbona abantu bakeneye, abamama beza baranyegera, ati nawe ntiyamfubye. Njyewe umuntu ataye ubukwe afite mama na papa, ni rwose noneho bakumva amazina ni yayandi nanjye mpuriyeho nabo. Dore akaga rero ubukwe burabaye, bateguye impano ya wa muntu yashyize mu mwanya w'umubyeyi, na mama we na papa we bahari, noneho baranasana ifoto. Nabo bari baje babaje mu bukwe ariko batazi ko bafite abandi babyeyi. Hano habera ikibazo gikomeye cyane, ngira ngo n'abanyamakuru bari barahari. Byari ibintu bikomeye. Bagiye gutanga impano bayihaye wa mukire wundi yise umubyeyi, aravuga ati namenye ko ababyeyi bawe bahari, ntabwo ndi gufata impano mama wawe ahari. Wowe ni umumama mwiza, n'abantu basobanutse, ndabazi cyane. Hanyuma ikintu cyaje gukurikiraho rero wa mugisha yabuze,
baragiye bakora ubukwe burarangira, ubu bamaze kugira gutandukana. Umukobwa aramubwira ati wihakanye ababyeyi bawe, mama wawe ari umunyamasengesho kuri hari n'abantu bakijije, ukababisha ugashaka abandi ku ruhande, ntabwo uzubaha mama wabyaye. Icyo kintu cyarabatandukanyije, abashumba baraje barunga ibintu byabo, arabwira ati nta kindi mwangiye, yambisha ababyeyi bafite, ntabwo ushaka kubana nawe, byararangiye kugira ngo bageze mu murenge divorce, ari ikintu bapfuye gusa ko yambisha ababyeyi. Icyo kintu nagira ngo mvuge kuko ngira ngo ingaruka zabyo zo kwisha ababyeyi bawe, uko yaba ameze kose aba yarakureze, yaragucira inshuro, mwarabanye nta mpamvu yo kwihakana umubyeyi wawe, koko njye natekereza usanga ko kari wamugisha ntawe uguteza intare uzaba. Ubu yari ibintu yasabye ababyeyi imbabazi, ntacyo atakoze, mujye kunyurira, baratuye byara divorce. Icyo kintu cyonyine urumva ikibazo cy'isitayili ntabwo kiri ku babyeyi, cyabaye ku mwana yihakanye ababyeyi. Ni ukuvuga ngo rero uyu wihakana ababyeyi batamwihakanye bamwemera, umuvumuri kuri urubanza rwe, kuko nta mpamvu yatuma noneho bakora n'i Kigali banasobanura. Yewe nari negereye by'umuryango aba bahisha bimenye ibintu by'ukuri, tubimenyereye ngo n'abakobwa barakubwira ngo iwacu ni kwa kanaka cyangwa ni kwa nyina wabo cyangwa ni kwa se wabo, kubera ko n'ubu rufatika rugaragara neza kandi w'ikiganiro iwabo. Ibyo navuga ngo umubyeyi wawe uko ameze kose aba ari umunyangeso, ni umubyeyi wawe. Bitandukanyeho n'abariya bihakana, uwabataye akagenda akajya ku ruhande akabareka akabihakana, ni umubyeyi wawe, sibyo? Abana ko basakuje nawe rega n'inyuma mwashakuje noneho usenyuka, inama yabaye ya rusange, mureke mbere reka tuzakomeze ku munsi, sibyo? Ejo ntabwo tuzajya umwanya wo ko tuzasenga cyane, tuzaganira gusa isano y'umubyeyi. Iriya sano umubyeyi wawe mu buryo bw'umwuka agufiteho imbaraga zikomeye, abe uwo mu mubiri abe n'uwo mu mwuka. Hari ababyeyi, hari umubyeyi w'umwuka n'umubyeyi w'umubiri, bari ababyeyi ko ari babiri, ni abantu bakomeye mu buzima bw'umuntu. Ni nayo nibo bantu hari n'amatiyo abiri azana umugisha kuri wowe. Ni umubyeyi mu mwuka, nta muntu ubamo adashaka umubyeyi mu mwuka. Niyo mpamvu numva n'abapagani badasenga bajya gushaka abapfumu, umupfumu amufashe mu mwuka ibyo ataneyeho, ajya kumuhiga ngo arebe ko yamuye umubyeyi mu mwuka, ariko ntabwo umupfumu yakubyara n'ibyo amabwiriza kandi zikora niyo zikoze kuwa mbere kuwa kabiri zikuta hanze. Umubyeyi wo mu mubiri n'umubyeyi wo mu mwuka ni abantu babiri. Ejo tuzavuga isano yawe nabo n'ingaruka ugira iyo utabafite. Yesu nashimwe cyane. Iyo uri umuntu uzi neza ijambo ry'Imana usoma ukayumva, umenya agaciro k'umubyeyi w'umwuka. Narababwiye ngo tukimara gutandukana na pasiteri wacu mu mwuka namubishije ndangaye, mbura amahoro kugeza igihe nagiye gushaka umubyeyi kugira ngo nongere numve ufite spiritual coverage. Utayifite uba uri exposed hariya hanze. Iyo uraye hanze ibikona birakurira, inyoni zikuryaho, impyisi zikura ibirenge, ibintu byose biragukura kubera iki uri hanze. Ariko iyo uri mu mutaka utwikiriye uri munsi y'umubyeyi, uyu munsi ntabwo ari ko abaposo abo muri Amerika hari intambara ishobora kuza kubitera ku mwuka akayibona ari muri Amerika akarwana nayo ikarangira sinananiwe. Kubera iki gihe mundamurika n'umubyeyi akanyemera nk'umwana, nuvuga ngo igihe umwuka ngenda tubikonekita. Yesu nashimye cyane. Hari intambara zishobora kuza kunkubita n'izicuma kubera iki umubyeyi wagera ni umutaka arantwikiye. Uyu munsi bavuga ko abana bavuganira n'umwanzi hanze, abana bazima ntibari ku mwanzi yije ku rugo rwabo. Iyo itorero rifite abana bazima mu mwuka ntabwo rireka dayimoni zije gusa. Urusengero ruriporoteje rurirwa n'abandi n'abana mu itorero. Nta muntu ushobora gusenya itorero ririmo abana bene nk'uko umuntu atazi iwanyu ngo asenye famiye y'iwanyu batandukanye papa na mama kuko ari umwana ubiri, cyangwa se inzara iteye kujya guhaha. Abana bayakunze yarateye baravuga bajya kumuhahira, ntabwo yakobo yagiye guhaha. Iyo inzara iteye abana bajya guhaha.
iyo urugo rutewe abana bakwiriye gukorana n'umwanzi. Abana kwitorera nibo bamenye itorero. Iki kigo kwitorera rifite abana baririmo ubimenye ugeze hariya hanze. Uko riteguye protokolo kwikorwa amasengesho arimo ikintu ku kindi atari ukwibwira kugira ngo yo mbari koko nabonye iki n'iki. Iyo utangiye kujya wowe nka pasiteri kugira ngo uzajye kureba ikintu kitagenda mu rusengero kibone abantu bicaye n'icyuho cy'abana. Abana bari mu rugo mwese abakuru mufite abana. Iyo ugeze mu rugo ntabwo ukwereka ko abana bari cyangwa barangana. Iyo ubonye abana bakora byiza inkweto zirambitse ku ntebe muri salo, aba bana babaye ako kandi bitekereza abana ni gute inkweto abantu bambara ziri ku ntebe muri salo, ni gute umwana avuye ko isume yihanaguje abanyisanze mu muryango hagahanyije. Ni absence y'abana. Hari igihe baba bari physically ariko mu mutima batari. Iyo ugeze mu rusengero utuntu twinshi mu rugo rufite abana ntabwo bahari, nta bana bahari. Kubera iki? Hari ibintu nabonye bidasobanutse. Turashaka umugisha ku Mana, kandi Imana ifite umugisha mwinshi, kandi natwe dufite ibibazo byinshi. Ni iki dukora kugira ngo umugisha w'Imana tugereho? Muri ibi turimo gukora twiga kuba gusenga cyane no kurwana reka tubanze tube connected n'ababyeyi, tube connected n'umubyeyi Imana data, tube connected n'itorero. Uzi ko ubu ngubu hano ushobora kugungura akubwira abantu bakunda itorero kuruta abandi kandi ntabwo bashije. Niba umusengera abantu n'ubu urabyumva, uriya niba unagize ikibazo hari n'utiri gusengera ufite nta kibazo cyarekeye kubera nzi neza ko Imana imwumva vuba. Kubera ko imwumva vuba umutima we uba muzima. Yesu arashimwe. Kuki Imana imwumva vuba? Umutima we igihe cyose ahora mu nzu y'Imana. Umutima uhora niyo adahari umutima uri mu nzu y'Imana. Uyu nguyu rero musengera rero automatically Imana imugisha. Ariko utahawa wibuka ko baguhamagara yewe ariko yuko ayo nayo narabyibagiwe. Wari wibagiwe gufite ikintu ukore mu nzu y'Imana. Nukugira ngo Imana imugisha turansaba kuyibuka. Nawe ujye wibagirwa kuyibuka. Mana nukuri bose Mana nakwinginze nuko yuko ndayibitse ko Rwanda wayo kandi ndayibitse. Halo Yesu ashimwe. Ndabaha inama ntuzakora n'imizi waragiye gukinira, ntuzakora ikosa ryo kwicara mu itorero utazi amateka y'ubushobozi bw'iryo torero. Ibi si bibabwira kuko ndabizi neza ko icyo ni kujya mubyitaho. Bakakuvuza ingoma gusa ukicara ukabyina, wibyinira munsi w'ingoma utaramenya n'iki kintu iryo torero ese rikomokahe. Ese uriya mushumba mbona abashumba nawe niba murabona ko n'ubwo udakunze itorero udakunze pasiteri wa mbere ivemo kunurigumamo uratakaza umwanya nta mugisha uzaba mu mutima wawe utari connected n'itorero, utari connected niba wamwambiye mu rugo uhanganye na papa uri mu rugo uhanganye n'umubyeyi n'umukunda uramwanga uramwisigiza. Yewe nabonye ibi ababyeyi n'abagore umugabo ndabazi mu famiye kw'abagabo yigeze kwimyoza papa mwana w'umusore n'ikaze byishimiye umutunzi afite inka nyinshi arigendera aragwa aje mu gitondo umusaza amubwira ari imyoza azuza umutwe urazunguriza umutwe. Ako kanya bamamaje inama y'abantu niho burya aramuca aramubona mbere barakeneye ariko batari uzi nka yamuhaye umunani na n'ubu ngira ngo ushobora kuba ifite nk'imyaka itandatu cyangwa irindwi. Uriya mugabo ndahamya atararenze umunani, zijya kugera kuri 20 zigasubira kuri 5, zijya kuzamuka zigasubira hahandi. Bagenzi bavukana n'abatuzi baratuze wewe ijambo rye yatuye yarafashe. Hari igihe we nk'umwana wikura umuntu uvuye ku mubyeyi, iyo umubyeyi akunda kubuye gusa agubuye gusa akamufata waba gusenga. Nitubura
nawe mugenzi nzi guhendahenda umugisha ahantu hose aho ushakashaka nawe nzagufasha ushakashaka guhendahenda ahantu hose aho bishoboka. Umugore yari ikibazo n'ubwiye akaba atakiriho uzaza nzaguheka ku bitugu uzamukana ibyo gushaka Imana gende n'Imana ibintu yari ikibazo n'ubwiye kandi ubwiye nabi. Icyo gihe bagira ikibazo yari atarakizwe none yarakijijwe. Icyo gihe yari umunyabyaha none ubu ni umukristo. Icyo gihe yari yarapfuye none ubu ni muzima rimwe. Reka rero iyo yakoze yarapfuye yo kumukurikirana kandi yarabaye muzima. Iryo sengesho cyane aba yagihari umwegere kandi usaba imbabazi ko Imana irinda kutumugisha, ariko ndimo ndababazwa kugira ngo atazakumugisha kubera icyo gikuta kiri hagati ye n'ababyeyi. Ubu ntabwo turavuga icyaha cy'ubucuti, igikomere guhemukira inshuti yawe nayo ikabaho. Ariko icyo kirori Yesu araduterera kuko ni inshuti, ariko nanone gusaba yacu tubahemukira kwiyunga nayo. Ni kwiyunga ni bize kongera kugurana nawe no kujyana feri nawe. Mumbira gusaba ndakure umutima ndakubabara, nawe akakubwira ngo ndakure umutima ndakubabara. Ibyo birahagije. Reka duseba mu Mwami Yesu, ndagushimiye kuri uyu mugoroba ndi mu nzu yawe. Ndagushima ko numvise ijambo ryawe. Mwami Imana utuganirije byinshi kandi by'akamaro, turasobanukiwe ko hari imbogamizi zishobora kuba hagati yanjye n'umugisha uvuye kuri wowe nk'Imana, bikomoka ku mibanire yanjye n'ababyeyi. None Mwami Imana ndakwinginze, ndashaka kubona umugisha. Reka umwuka wawe wera anganirize, anyigishe n'iki nakora kugira ngo nyiranguke n'ababyeyi. Mwami Imana, aho natandukiye kubera kutamenya, mbabarira. Mwami Imana, aho ntamusuye kandi mufite, mbabarira. Aho ntagize icyo mbaraga kandi gifite, mbabarira. Mwami Imana, ndagusaba muri iki cyumweru ugire ikimenyetso cy'imbabazi. Nisenga unyumve, nimutakira unyumve, kandi Mana ndagusezeranya numbabarira nzahinduka nkaba umuntu mushya. Reka wowe muri bikomere byanjye, reka unkize no umugisha muri iki gihe. Umunsi w'ejo uzaza imbere yawe, nzajya agahinda kawe, nzajya umubabaro wanjye. Ndakwingiza Imana uzanyumva kandi uzanyica. Ngiye gusubira mu rugo, amaraso Yesu akurikiye. Urizigaye wumveho, ugende amahoro, ugere mu rugo amahoro, kandi usanga amahoro, nanjye mushyiriye amahoro. Urakoze Mana, icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, mugire umugoroba mwiza, mutahane n'Imana.